ni match mbabaje kuko ni match nakinye neza ariko kipe ya Banza ya avance iratsinda mu gice cya mbere doze umwitambonye amawukazi yagera muri 5 meza ndayarata ubwo nagwa umunsi wacu iyo umuntu arebye byo umuntu abona mwabonye ko byinshi cyane cyane mu gice cya kabiri avuga ko mu gice cya kabiri hahindutse iki ariko noneho tubwiye cyabuze kugira ngo barakutoza icyabuze nyine hari umunsi ubura amahirwe hari umunsi ubura amahirwe ukayashota amapoto atatane ukabona penalty ariko ukabona hari n'indi wenda turaza kureba niba badacamo niba batayakata amashusho niba bataza kuyakata bakazana amashusho yose turaza kureba niyo penalty niba atari yo koko yakabaye iboneka yindi kereka niba batanze imwe ya kabitata ariko turaza kubireba gusa nabonye uburyo bwinshi bwo gutsinda sinatsinda ubwo navuga ngo ntabwo wari umunsi wanjye ni ugutegura match y'igikurikiye ya Kiyovu hano tukareba ko twabona ayo manota niba ikintu mutsindwa nuko iki kugira ngo ni imikino umwe dutsindwa undi ntabwo mbara ko twatsinda nubwo amanota atagiye iwacu nubwo n'iyi ngiyi nayo nabyishyuwe navuga reka byihorere ariko icyo tugiye gukora tugiye kwegera abakinnyi tukareba uburyo bwinshi kuba twashaka nibura ibitego kuko gukina turakina nuza kubireba statistique urasanga twakinaga kurusha iyo twariho dukina n'amawukaziyo tukayabona ubundi bakubwira ko amawukaziyo yabonetse kenshi nibura akazi k'umutoza kaba kakozwe igisigaye iba ari abakinnyi nibura concentration yabo ubwo icyo tugiye gukora ni kubabwira nyine bakaba concentré tukagera imbere y'izamu tukabona uburyo bubiri tukabutsinda natwe ntabwo mvuga ko hakiri kare nta nubwo mvuga ko ari igitutu iyo ikipe muri kumwe muhanganye nyinshi zigiye zinganya cyangwa zigatsindwa nazo zigatsindwa n'aya makipe makuru kuko ntabwo ubaka kanya ubara ko ikipe nka APR Rayon Sport Police ziba ziri ku gikombe izindi wenda zirwanira imyanya 5-6 ntabwo rero ko n'izindi zagiye zitsindwa ntabwo zagiye zibona amanota ubwo igisigaye twebwe no kureba match zacu zisigaye tukareba niba iyo match ya Kiyovu ko twabona amanota 3 twayabona tugakurikizaho iya Rutsiro nayo iwacu tukareba ko twayabona ibindi byashoboka coach imikino 6 mumaze kwinjizamo igitego ubaze imuzandiye musanga byibura ku mukino nta gitego kimwe kirimo mu mikino 6 mumaze gukina ni ikibazo cya attaque ikibazo cyo kutabona ibitego kuri Bugesera kucyubajije ibitego twinjije nunadushyiriho ko twinjijwe natwe bine wakabaye mufite defense nziza ariko namwe kubona ibitego hakazamo nyine ibyo navuga ngo si byinshi ibitego ikibazo kiri guturuka balance wenda yo muri defense ni nziza ariko no kubona ibitego ni ikipe zose ntabwo ari Bugesera ni ikipe zose côté offensif cyangwa mu busatirizi kubataka nuza kureba ibitego bijyamo uraza gusanga ari ari assist y'umusifuzi uraza kubona igitego kigiyemo ari igitego cy'umudefenseri nago icyo turi buze gukosora turaza kureba kuri abo bataka dufite tubereka amayeri yo gutsinda naho nago biraba bibi nibyo bitego uvuga bibiri n'iby'umudefenseri ibyo by'iwacu ni kuvuga ko turi buze gukora uburyo abataka bacu nibura uburyo bakireya babutsinda kuko turabubona match ya Muhanga twabonye mu gice cya mbere uburyo burenga 5 bwa Sadiki we n'umuzamu uburyo bwa mbere araburata uburyo bwa kabiri araburata ubwa gatatu ku munota wa 20 ari iriya rouge yagombaga kuboneka cyangwa akabamo igitego hari uburyo ariko hari nubwo tubuzwa kuko ubwo twabujijwe Musanze bwa penalty ni bwari uburyo ahubwo muri match nsinzwe maze gutsindwa mwe nta nubwo nakabaye imbara ngo nsinzwe wenda iyi ngiyi kuko ibyaha ntago ari bibi cyane ariko ibyabereye Musanze nganya ibyabereye kwa Muhanga ntago ari fair nimureba wenda kibugarutse cyane ku misifurire ushize ko umusifuzi
nyine yaranahanwe nahanga uvuga penalty ni Musanze ariko sinamwe gusa n'andi makipe ararekarama ubona imisifurire hakorwa iki nkaho umutoza maze igihe cyane ababizi hakorwa iki kugira ngo icyo kibazo kive senga imana izabikemura ibihano atatu zakagaruka ntabwo ibihano nyine atatagaruka ikiho ahubwo hari n'ibi bihano bituma bajya kuri pressure bakatuma bari bakoraho niba nabyumve wenda ko yabakozeho gihe cyo mvuga nuko gusa ibihano biratangwa ariko bigatanga umuntu yabuze amanota ejo kumva ngo umutoza yirukaga icyo gihe ukaza umutoza ukaba ari ujajinga kandi undi bamuhagaritse ibyumweru 5 nyuma ya 5 aragarutse icyo navuga reka turebe gake gake mu kwa kabiri ngo hazaza vare reka dutegereze mu kwa kabiri bazajya bajyaho barebe babone baze babikosore ariko nubwo nyine biba basifuze n'abantu nawe yakwibeshya ashobora kwibeshya barikamukoraho akumva ni adversaire y'umushose birashoboka abantu n'abantu ashobora kuba yazatabigambiriye akibeshya agira ngo rero icyo abasifuzi tukihorere kuko buri gihe niyo wajya mu Bwongereza amakosa araba niyo wajya hehe bo gusa bafite iyo chance ya VAR numva nta kindi navuga ku basifuzi igihe amata ahubwo yatera izo ngizo ko nago iyo kipe nagize Bugesera nayo nagize iyo kipe zose roze zakina zigana nago imwe izabizikireka wenda jone mwenye 5 niho bazatangira kumenyera ariko ni byiza iyo umuntu akina Champions League bakaza biba nibura hari ikintu kigiye kwiyongeraho muri competition urahura n'umuntu ukavuga ngo uyu mukinnyi nibura urabona ko hari urwego ariho ariko hari ibyo nyine ureba ukavuga ngo aje nawe akajya ku rundi rwego agafasha agakora challenge ku bakinnyi bamwe na bamwe bo mu Rwanda byaba byiza navuga rero ngo bazaza ni beza ariko bashobora no kuhagera ugasanga shampiyona irabagoye usanga barazitsinzwe nabo nyinshi kuri iri segonda nibura abantu 16,000 bari mu kirere mu ndege bava ahantu hamwe bajya ahandi kuzenguruka isi bisigaye byoroshye ku buryo uko turi miliyari 8 dusa naho turi abaturanyi kubera uburyo bwo gukora ingendo bisigaye bikorwa ikibazo nuko gutegura urugendo bigora gukora reservation ya tike y'indege gushaka visa ubwishingizi bw'urugendo amahirwe twagize nuko hari abantu bazobereye muri ibi bintu kandi biyemeje kudufasha abantu nka Ireme Travel Agency Limited kompanyi nyarwanda iri mu zambere muri service zo gutegura ingendo ubukerarugendo no kwakira abantu kompanyi yemewe n'ihuriro mpuzamahanga ry'ubwikorezi bwo mu ndege IATA niba wifuza kujya mu mahanga ku mpamvu izarizo zose icyo bigusaba ni ugutekereza urugendo rwawe gusa ubundi ukegera Ireme Travel Agency bakagukorera reservation ya tike y'indege bakagufasha gushaka visa bakagukorera reservation ya hoteli bakagukurikiranira ibya assurance y'urugendo iyo uturutse mu mahanga cyangwa sujyayo bagufata ku kibuga cy'indege ku giciro cya 50% cy'abandi babikorera ku bantu bari kure kandi bashobora kwishyura hakoreshejwe ikoranabuhanga online payment tuguha link ubundi ukishyura Ireme Travel Agency ikorera mu mujyi wa Kigali muri Mike mu nzu yo hasi mu muryango wa G41 hamagara 07 85 36 48 cyangwa 07 89 88 ushobora no kwandika email kuri info@iremetravel.rawa wanasura urubuga rwa internet wa@iremetravel.rawa nibisanzwe nuko umuntu aba yamenye ibanga ryo kurya neza hakiri kare ubuse mama ko nge ntabona amafaranga yo kugura izo nyama za buri munsi yewe niba ugitekereza ko ukeneye inyama za buri munsi uribeshya rwose ubibanga namenye ni umuceri n'imbere ya mbere muri Tanzania wa Bemama na Baba Rice naba natekesheje amavuta ya Mount Mero Soyiko bikaba karusho kandi buriya agafarini kazania nako ni ingenzi wanjye uwo muceri utumye utemba itoto gutyo cyane rwose ariko naho urashoboye ubusujya muri Tanzania kugura umuceri ashwida Aloe Supply Company barahari ku gacu twese ubwo nabasanga he bakorera mu isoko rya Nyarugenge munsi ya Ragarete cyangwa se ku mashami yaba ari ku isoko rishya rya Nyarugenge mu muryango wa B5 akarongo 14 wabahamagara kuri nimero 0782 38 76 8
cyangwa se kuri 0782355478 ndetse n'ikabuga kwa Maisha wahamagara kuri 0782555999. Twebwe The Planet Scholar Service yatangiye mu mwaka wa 2023 ubu turi mu 2025 ariko tugereranyije n'abanyeshuri bamaze kugenda muri urwo rugendo rwo kuva muri 2023 kugeza muri uku kwa 9 bazagenda nk'abanyeshuri barenga 50. Sawa mu Rwanda gusa dufasha, hari n'abandi wenda bo baturuka mu bindi bihugu tukagenda bose tubafasha korera mu mujyi wa Kigali muri quartier Mateus mu nyubako ya Believe House muri floor ya 2 umuryango wa 001. Noneho umwihariko wacu mu gukora twebwe umunyeshuri tumukurikirana mu gutangira muri document. Urugero ajya bari gushaka document ariko akaba atazi ngiyi document nayikora yo gukoresha application, tumuguiding uburyo ki yabona iyo document. Niba ari passport wenda ashobora kuba atazi uburyo ki ayibona, tukamubwira ati uraca muri uburyo kugira ngo ujye kuri immigration bayiguhe. Niba ari document ya English proficiency nawe tukamubwira uburyo ki azayibona, non criminal record. Ubwo ushinzwe ibya document abagomba nyine kumuguidinga mu buryo bwo The Planet Scholar Service. Turi team y'abantu bagira muri 6 abari mu Rwanda. Urumva umwe abafite icyo ashinzwe n'ushinzwe wa document agomba gukurikirana umunyeshuri, hakabaho n'ubushinzwe application, hakabaho n'ubushinzwe visa.